utegura ingo ukazubaka, ubaka umuryango roho n'ubumuntu, ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu, kwamamaza rwose ivanjiri. Umuryango niwo mwizero, niwo soko ndemyabuzima, Faresque ikaba ishingiro n'ipfundo ndemyamiryango. Shalom, urugo rwiza ijuru rito. Mu rugo rwiza abashakanye bahamagara kuganira byose. Kuganira byose bivuze kwambarira ubusa uwo mwashakanye, kumubwira ibyakubabaje mu mateka yawe, kumubwira ibyagushimishije, kumubwira buri kimwe cyose. Hari ikibazo kijya kiba mu miryango, ugasanga umugabo agiye kubwira amakuru bashiki be, nyina, babyara be n'abandi atarabibwira umugore we. Umugore agiye kubwira amakuru y'umuryango, basaza be, bakuru be, barumuna be, umugabo we atabizi. Ayo ni amakosa agaragara cyane. Uwo mwashakanye ni wowe ugomba kumubwira amakuru, ukayamwibwirira kandi ukayamubwira yose uko ari, kandi ukayamubwira mu gihe cyayo. Kuko iyo yumvise amakuru ayumviye hanze y'urugo arakomereka. Kuki wakomeretsa uwo mwashakanye? Ese niba warahisemo gushaka, wiyumvisha neza inshingano ufite ku muryango wawe, uzasiga so na nyoko wibumbire ku wo mwashakanye. Niba utarabasiga, genda ubasezereho. Nyagasani akumurikire kandi umugisha we uguhoreho urakabaho.